Rugajurigani mwemera twemera bwa mbere avuze kuri wa mukobwa wamwiyitiriraga avuga yuko yamuteye inda kandi ngo akomeza kuba yamubeshyira. Ibingibi rero yaje kugenda abigarukaho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Kurikira ikiganiro cyose bagiranye kugira ngo ubashe kuba wagenda usobanukirwa. Rero ni swaga ikomeye cyane yamubayeho mu kwezi kwa karindwi, izo nimera z'ukwezi kwa karindwi biza kuzurungutana bigira mu kwezi kwa munani, ukwezi kose akumara muri gereza. Rero mu kwezi kwa cyenda nibwo urukiko rwa gisirikare rukorera hariya i Nyamirambo rwafashe icyemezo cy'uko rwose agomba kurekura. Uwo nta wundi tugiye kugenda tugarukaho ni Rugajurigani waje kuba yarekurwa bitewe nuko yarenganaga. Rero ni dosiye ikomeye cyane yashinjwaga akaba yararekuwe, ariko mu rubanza rwiwe hakaba harabayemo ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ari nabyo twagize ngo tugende tukugarukiraho bijyanye n'abana yavuze yuko rwose arera, ariko abandi bakavuga yuko rwose ngo ashaka kuba yabihakana. Bwa mbere rero akaba yavuze kuri abo bana bombi kugira ngo abanze akureho urujijo. Murabizi yuko iyi ngiyi ni swaga ikomeye cyane yakomeje kugenda imugarukaho, akaba ari nayo mpamvu tugira ngo tugende tubigarukaho kugira ngo utazacikwa n'amakuru meza kandi y'ingenzi, kugira ngo utazigera utekereza ibitari byo cyangwa se ngo uvuge inkuru utahagazeho cyangwa se ibyo utazi. Kandi Wasam TV show hano tuba tukakubereye kugira ngo tuze tukubwire amakuru ya nyayo kandi tukubwire inkuru nyamukuru ndetse n'ukuntu n'ukuri kw'ibintu uko kuba kugiye kwifashe. Rugajurigani rero yahuye n'isanganya ikomeye cyane, mwaragiye muyikurikira. Rero mu rubanza rwiwe yavugaga yuko we ari ingaragu, ariko haza abantu baravuga bati rwose ngo wowe ufite abana bagera kuri batatu. Abana rero bagera kuri batatu ngo bari bamwanditseho nka papa wiwe. Rero aza kuvuga yuko aza gushimangira avuga yuko rero we ari ingaragu rwose, ngo akigaragura we ngo ntago yigeze ashakaho na rimwe cyangwa se ngo abyare umwana mu gasozi. Nuko rero byaje kugenda bigenda bimuvugwaho, nawe akomeza kugenda abihakana ndetse abihungira kure, yanga kugenda abigarukaho. Ariko kuri iyi tariki ya 11 yaje kugira gutya aravuga ati reka nanjye ibingibi bimvugwaho ngire gutya mbivugeho, nkure urujijo, nkureho ikihu ku bantu banjye, nkureho urujijo ku bantu banjye basanzwe bankurikira, ku bakunzi banjye bamenye ukuri kw'ibintu uko kuba kugiye kwifashe, bareke kunyekera ikintu kibi. Rugajurigani rero nk'uko mubizi mu mezi ashize yarari muri gereza, twakomeje kugenda tumukoraho ibiganiro byinshi cyane bigiye bikomakomeye kandi bitandukanye, aho yaziraga ikintu mwese mwamaze kugenda musobanukirwa, aho yaziraga ngo amafaranga yakoreshejwe nabi. Ayo mafaranga akaba ngo yari yaraturutse muri Minisiteri y'Ingabo cyangwa se Minadefu, akaba ariho yaturutse agana muri APR, ariko ngo akaza gukoreshwa nabi igihe bajyaga mu Misiri. Rero byaje kugenda gutyo, ariko nyuma aza kuba yarekurwa, nubwo bwose bavuze yuko azajya ayitaba uko urukiko rumukeneye, ariko ibingibi nyine biraruta kuba yaba afunze. Rero yagarutse kuri radio agira bimwe na bimwe akomeza kugenda atangaza bimwe byamuvugirweho mu rubanza rwe. Rero havuzwemo yuko ngo afite abana bagera kuri batatu, ni mu gihe cye we yiyemereraga yuko rwose ngo ari inzirakarengane. Abo bana bose nta numwe yemera, avuga yuko rwose nta numwe yemera. Rero abantu bakaza bakavuga bati ni umunyamakuru nyabaki, umuntu twemeraga nk'inyangamugayo, akaba agiye kwihakana abana biwe, ngo ibingibi ni ibiki. Ariko yaje kugira gutya afata umwanya aravuga ati reka nkureho urujijo rwose ndutamburure. Reka rero dukomezanye tugenda dusobanukirwa kugira ngo ubanze umenye amakuru y'imvaho uko we ku giti kiwe yakomezaga kugenda abyivugira. N'abantu benshi rero bagiye batandukanye bakomeje kugenda babimusaba, baramubwira bati
niba kuko abana ubahakana kubera iki weho utatubwira ukuri kwawe, kubera iki utatubwira uko bimeze. Rero yaje kumvira abafana biwe ndetse n'abakunzi biwe muri rusange, barimo ngewe ndetse n'abandi benshi cyane b'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga muri rusange, abakunda bose urubuga rw'imikino, abakunda umupira w'amaguru, dore yuko uyu ari umwe mu basore bogagiza umupira w'amaguru, ariko nanone bakaba banabikunze cyane kurusha abandi bantu bose, dore yuko we agerageza akanabikoraho. Rugaju Rigani rero yavuze yuko abantu benshi cyane bakomeje kugenda bamubwira ibyo ngibyo, ariko nanone icyo tutabura kukubwira nuko hahise haduka n'abandi bakobwa benshi cyane bagenda bavuga bati Rugaju Rigani yaneye inda. Murabizi ikintu kigezweho mu Rwanda nyine ni ikintu cyerekeranye no gutwika cyangwa se kuvuga ngo barahashumitse harahiye. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe hano mu Rwanda, bisanzwe bihari, ari nayo mpamvu rero ngo hahise haduka umukobwa ukomeye cyane waje avuga yuko rwose ngo Rugaju Rigani yamuteye inda akagira ibyo amusezeranya, ariko ngo nyuma akaza kutabimuha, ariko akabikora mu rwego rwo kuba yatwika. Rugaju Rigani rero yagize gutya abivugaho mu magambo ye, reka tuze kugenda tuyagarukaho utaza kugira ngo ni ya makabya nkuru, ariko iyi nkuru ni ya nyayo. Tukwibutsa yuko iyi ngiyi ari Wasam TV Show, icyo tugusaba gusa ni cya kinini gukora subscribe kugira ngo tujye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki. Rugaju Rigani rero yavuze kuri wa mukobwa ugenda mwiyitira avuga yuko ngo babyaranye umwana. Rugaju Rigani rero mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga haje umukobwa avuga ko Rugaju Rigani yamuteye inda akamusezeranya yuko azagenda amufasha, amusezeranya ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye kugira ngo uwo mukobwa atazigera abivuga, ariko ngo Rugaju Rigani aza kugaragara yuko ngo yanze neza burundu, ngo yanze gufata inshingano ngo yite kuri uwo mwana, ariko Rugaju Rigani umva ukuntu yaje kuba yabivuga. Uyu mukobwa rero yavugaga ko rero yamusezeranyaga kumufasha, ariko ngo nta kintu na kimwe yigize amuha ngo habe n'indezo nananye. Rugaju Rigani rero ukorera igitangazamakuru cy'igihugu gikomeye cyane RBA, Rwanda Broadcasting Agency. Iyo ngiyo rero murayizi, akorera kuri Radio Rwanda ndetse rimwe na rimwe akajya kuri Magic kuvugayo imikino. Rero ati rero Rugaju yaneye inda yihakana umwana dushyizemo ubwenge. Ati rero yavugaga yakotingaga aya magambo yuriya mukobwa. Rugaju Rigani mu gusobanura yavuze yuko mu buzima busanzwe afite umwana arera utaruwe w'abandi, yagiriye impuhwe akamushyira mu rugo kugira ngo amuhereze byose nk'umubyeyi. Nawe aravuga ati rwose mushyire mu gaciro bafana banjye, ngewe kubera iki naba ndera umwana w'abandi noneho wanjye nkanga kumurera, kubera iki? Ibyo ngibyo naba mbikorera iki? Rugaju Rigani rero abwira abafana biwe akababwira ati rwose uriya ni umutubuzi, ni umutekamutwe, ni umuntu wagira ngo yirire udufaranga dukeya tw'abantu bamuhaga. Murabizi yuko Rugaju Rigani nyine yari ari gutwika muri iriya minsi wamukoragaho ikiganiro kigahita kizamuka mu mawanike mu muti kikazamuka mu make, n'aka gacano kanjye kakiri hasi kahitaga kazamura ke. Uri kumva ariko ni ibintu byumvikana neza cyane yuko rero umuntu wari we wese wari bumwifashije muri kiriya gihe ari bubone views nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Twatangiye tukubwira ngo ibi bintu nta gatwiko gakomeye cyane. Rugaju Rigani rero yasobanuye avuga yuko ngo ibyo ngibyo bitashoboka kuba arera abana b'abandi, we ngo akarenanirwa no kurera umwana wiwe, ahubwo ngo ibi ngibi biba ari bya bintu by'abantu bashaka kuba batwika. Ati rero uriya mukobwa wabivuze uti wenda yari ari gushaka udufaranga dukeya cyane yahabwaga n'aba YouTubers bagiye bamuha kugira ngo avuge Rugaju Rigani nabi, ariko wenda utwo nguto tukaba twaramutunze. Rugaju Rigani agisha inama abafana biwe, arababaza ati ese uyu mukobwa kuko muhite mufungisha cyangwa se mwihorere? Ati niba yarashakaga udufaranga dukeya two kurera wenda uwo mwana mufungishije, kandi nzi ukuntu gereza iryana, nzi n'ukuntu imeze, nabamuhemukiye cyane. Niyo mpamvu rero ati nafashe icyemezo cyo kwicecekera nkabyumvira ku ruhande. Ayo ni amagambo ya Rugaju Rigani turi kugenda dusubiramo tuyakotinga ndetse tugerageza no kuba twanagusobanurira tujyana mu mujyo yabivuzemo, ntacyo duhimbyemo.
Rugaju nibyo ngibyo yakomeza kugenda asobanura, avuga yuko we arera abana b'abandi, rero atahangara guta umwana wiwe ngo agende amwihakane, agende amureke apfire iyo ngiyo cyangwa se abeho mu buzima bubi nk'ubwo ngubwo. We agaragaza yuko avuga yuko rero uriya mukobwa ngo yashakaga kwitwikira bya bindi bisanzwe n'ubundi, nk'uko ujya wumva ngo Joyeuse wa Juno, ukumva ngo Miss Ellen ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ibyo ngibyo ni ibintu bimaze kumenyerwa hano mu Rwanda yuko gutwika bibaho, ariko ugasanga bari abantu baba batwika nyine mu buryo bwo gusebya nk'umuntu cyangwa se ngo kuvuga nabi umuntu. Ugasanga aba YouTubers bagiye babaha udufaranga dukeya cyane, wenda akafata gutya akamukubita nk'ibihumbi nka 30, akaza akavuga gutyo nabi mugenzi we cyangwa se icyamamare runaka, ariko ari ukugira ngo nyine nawe utwo duhumbi 30 aturye. Uri kumva yuko abakoresheje rya zina ry'icyamamare mu nyungu ze bwite, ariko nanone icyo cyamamare kimubereye imfura ntago kimugendaho cyangwa se niki, bitewe nuko nubundi iryo zina tuba tugomba kurimenya ndetse rikanacuruza twese tukanabigarukaho. N'ubu ngubu nanjye mbonye views, uri kumva ni umumaro ukomeye cyane ncuruje ku izina Rugaju, ariko rero bo abandi bagahitamo kuricuruza mu buryo bubi. Nuko rero Rugaju yagiye abisobanura, avuga yuko uri ari umuntu witwikira gusa wagira ukeneye udufaranga turi aho ngaho kugira ngo abeshye abantu, ariko ngo ibira bintu ntago byari byo abantu nta nubwo bakwiye kuba banabyizera habe na gakeya. Rugaju rero aravuga ati ese koko mite mufungisha, kumufungisha rwose nabishobora neza cyane, bagahita bamufunga vuba na bwangu igihe icyo ari cyo cyose, nagana RIB cyangwa se polisi, ariko nanone nago nakora ibyo ngibyo kumufungisha kandi afite umwana wo kurera, kandi nanjye nzi uburyo gereza iryana. Ahangaha reka tukubibutse yuko Rugaju yamaze mu kwezi kose mu gihe yari agitegereze kuburana kugira ngo kwifunga ndetse n'ifungurwa, mu gihe yari yarafashwe n'urwego rwa gisirikare azira ubunyanga ndetse n'uburiganya, ariko baje gusanga Rugaju ari umwere ukomeye cyane. Reka rero tukubwire tuti Rugaju ni ibyo ngibyo yakomeje kugenda atangaza kuri uyu mukobwa. Icyo twagusaba gusa ni cya kindi n'ubundi gukora subscribe kuri Wasamu TV Show kugira ngo tujye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki. Iyi ni Wasamu TV Show, ugira ibihe byiza.